twabatumiye hano kugira ngo tubaganirize muri rwa rwego dusanzwe dufatanya rwo gukumira no kurwanya ibyaha. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo eshatu. Izo ngingo eshatu, ya mbere nta bantu biyitirira abagenzacyaha cyangwa se inzego z'ubutabera bakaka abantu amafaranga babizeza ko ngo bazabafasha abantu babo bakarekurwa. Abo ni bari abadamu babiri mwabonye bafashwe. Indi ngingo ya kabiri tuganiraho ni ingingo y'abantu biyitirira ubutaka, bakigira ba nyiri ubutaka bakabugurisha abandi bantu. Ubwo urumva ko hazamo impapuro mpimbano. Indi ngingo ya gatatu, indi ngingo y'abantu nabo besikoroka abantu cyangwa se bababeshya babasanze kuri bank, umuntu agiye kubitsa cyangwa se agiye kubikuza bakabashuka ngo babafashe ngo kuvunja amadolari, ayo mafaranga akagenda atyo. Turahera rero kuri ikese ya mbere y'abitirira abagenzacyaha. Muri gahunda yo kurwanya abo bita abakomisiyoneri cyangwa se abantu bitirira inzego z'ubutabera bakariganya abantu amafaranga, hafashwe uwitwa Mukahabimana Beatrice w'imyaka 35. Uyu nguyu afatanyije n'uwo bita Siborurema Jean Claude. Uwo Siborurema Jean Claude turamuvuga, aragushakishwa. Bari gushakishwa kuko yamenye ko bagenzi be bafashwe. Ngira ngo nabumva iki kiganiro bakaba bazi aho Siborurema Jean Claude ari, bamenyesha ubugenzacyaha kuko ari gushakishwa afatanyije n'uwitwa Mukahabimana Beatrice namuvuze ndetse na Nigena Claudine. Mukahabimana Beatrice uyu nguyu afatanyije na Siborurema Jean Claude bashakisha amakuru y'abantu bafunzwe n'ibyaha runaka. Kuyabona bakoresha bagara abavandimwe, umugore cyangwa se umugabo w'umwe muri bari abantu bafunze. Uwitwa Mukahabimana Beatrice nk'umugore arahamagara kuko bizwi neza ko abagore iyo agize uwahamagara, ntabwo abagore bazwi muri ibi bikorwa bya escroquerie cyangwa se by'uburiganya. Ibyo rero impamvu bakoresha izina ry'umugore guhamagara yitira umugenzacyaha cyangwa se yitira umupolisi cyangwa se izindi nzego, uyu nguyu yumvikana vuba kuko ari umugore, ntabwo tubamenyere muri ibi byaha. Ibyo rero bikagusha mu mutego ushukwa. Yamaze kumuhamagara we ari umuvandimwe, ari umugabo cyangwa umugore ufunze. We Nigena Claudine nawe anyuzwaho amafaranga baciwe. Uko babikora rero, Mukahabimana step 1 cyangwa phase 1, gushakisha amakuru. Yo maze gushakisha amakuru y'umuntu runaka, ayo makuru niyo bakoresha. Navuze ko amakuru bashaka rimwe uri hanze, umugore kiranyweho ibyaha bitandukanye. Iyo aya makuru rero bamaze kuyabona, agahamagara wa muntu. Iyo amaze kumuhamagara akaba yumva wa muntu wahamagawe hari ukuntu step ya korwa ikoroha. Ubwo rero yifashisha ya makuru, agahamagara umuvandimwe, inshuti, umugabo cyangwa umugore, akamuga ko dosiye y'umuntu ufunze ikomeye, kamwumvisha ko ikomeye pe, tariko gukomera kwayo cyangwa koroha kwayo akamubaza icyo mvuze ntabwo nsobanukiwe. Akamubwira ati ejo uzaze kuri station iyi niyi tubonane. Kumubwira ngo gukomera cyangwa koroha kwa dosiye biri mu biganza byawe ni imvugo z'abaryi ba ruswa, ni imvugo z'abescro, ni imvugo z'abariganya.
icyo gihe rero nk'umuntu ufite umuvandimwe we ufunze, hari igihe yubahiriza ya gahunda yamutumiye kuri station. None yamutumiye kuri station rero ngo tuzahurire kuri station, undi nawe atangira gusa nk'uwizera ko ibyo ari byose ntabwo ari umwesikuru, banza atari umwesikuru. Umuntu umbwiye ngo duhurire kuri station, ubwo rero haba hakurikiyeho ya step yindi yo kumenya nyiri umuntu, wa muntu wahamagawe. Koko wa muntu arazinduka cyangwa kubahiriza isaha yamubwiye, ariko wa undi wigize ubugenzacyaha aba yamutanze kuri station. Niba muhaye saa 4 undi ahagera saa 3:30, akamubwira ati nugera kuri station niyi umpamagare. Yahagera akamuhamagara akamubwira ati se tiweva mu gihe hariya tuvuga ati no wambaye umupira w'umutuku wambaye gutya na gutya, ati ni wowe. Ati rero ndi muri office hano haruguru gatoya, ihangane ndaje tuvugana. Urumva wa muntu atangira nawe nubundi kugira ikizere koko ashobora kuba ari kuvugana n'umugenzacyaha, ariko ari kuvugana n'umwesikoro wamutanze kuri station, wikinza ahantu, wicaye mu modoka, uri kunguna hangana, kuko aravugana waramureba undi ntamureba. Iyo hashize akanya rero ushize uwo bageze ku cyo kumwaka amafaranga, babitwara mu buryo buri systematic. Kamubwira ati rero wowe noneho ushyira amafaranga kuri iyi nimero, hanyuma umuntu wawe tubyoroshye. Bakajya mu biciro 200, 100, 50, bitewe na case, bitewe nuko yanakubonye. Hari uwinjira akamana turiya muntu turamuca hejuru ya 200 kubera uko ugaragara. Burya ngo hari ukuntu bafite amafaranga basa, bitewe nuko ngo akureba. Hariho rero abajya mu biciro tayo ngayo ntabwo nayabona. Icyo gihe rero amwoherereza nimero ngo ashyiraho ya mafaranga. Hari nimero bamwohereje yari yanditse abo dufite abatanze ikirego, uwitwa ngo nimero yanditse ku witwa ngo Scholastic Uwase, niyo baha agashyira amafaranga. Noneho ya mafaranga rero muribuka nijya na Claudine navuze w'umu agent, uwo niwe uyabikuza, yarangiza akayoherereza akayashyira kuri nimero ya wa mwesikoro wenyewe imwanditseho ye. Impamvu adatinda kuri ka nimero bavuga ati umwanya wari wose bashobora gutanga ikirego ya mafaranga batiraho, no kuvuga ngo ageraho bahita bayakuraho bayohereza. Urwo ni rwo ruhare rw'uriya mu agent, kuko abikora bizi, abikora zo yoherereza, abikora mu ibanga rikomeye. Step ya 5 rero, iyo babonye wowe wa muntu utanga amafaranga mu buryo bworoheje bitakugoye, bagusaba ndi ntabwo bakurekeraho. Ahita avuga ati ya mafaranga nubwo yampaye turi rwose yabaye makeya, komanda nawe ngo arashakaye. Urumva kwitirira inzego, komanda arashakaye. Nk'umuntu rero hariho abantu baba bari desespere, wumva ngo umugore wawe yafunzwe, umugabo wawe yafunzwe, sibyo shake agahita ayatanga. Nabwo iyo babonye uyatanze mu buryo bworoheje ntibakurekeraho, bagusaba ndi toya komanda yayagaye, kugeza igihe ubavumburiye. None iyo ubavumbuye rero ubwo bajya ku yindi step. Hariho rero hariho ababavumbura, iyo bamaze kubavumbura bagihita bamutera ubwoba agaceceka. Tiwe nubivuga n'ubu nawe watanzwe ruswa nawe uzafungwa. Ariko hariho banga bakavuga ati no, jewe ndatanga amakuru. Abo rero bamwe baceceka bariho amafaranga, umuntu wabo ntafungurwe, abo bajyana ingingimira ngo rib irya ruswa. None umuntu wanjye yanze gusohoka ntabwo yafunguye. None hariho nugira amahirwe bigahuza neza nuko nubundi urukiko rwari rumurekuye, akavuga tuzi ko bya bintu birya tiburiya gufunguza umuntu abagenzacyaha barya amafaranga. Izo nizo za report mujya mwumva zimwe na zimwe. Noneho iyo nanone iyo wamuvumbuye, iyo yamuvumbuye akamenya ko ari umwesko, ntabwo barekeraho, bagerageza ndi mahirwe.
andi mahirwe bagerageza nayo, haza undi muntu, haba umugore cyangwa umugabo wiyitirira ko yarafunganywe na wa muntu be, kaza yitingira ngo iyi kese mwarayumvise ubushize kuwitwa Hirwa ku izina rya Hirwa, agasohoka uvuga ngo, hakaza umuntu wita ngo iyi nimero, akamuhamagara nitwa kanaka, iyi nimero nyihawe na kanaka, akavuga wa muvandimwe ufunze, tigewe nari mfunganywe na kanaka, ariko jewe baramfunguye hari uko nabigenje, arantumye ngo nawe abantu yagutumyeho nawe ugira uko ubigenza nawe asohoke. Abantu yamutumyeho abo ni bande? Ubwo ngubwo abesikuru bagahita bagatangira bagahamagara, noneho warenze wakwepye wa mutego wa mbere wo kuri station. Iyo ushobora gufatirwa mu mutego uriya wise ngo yafunganywe n'umuntu wawe. Aho rero naho iyo utegeze amakingurwa muri wa mutego, kumva ngo nafunganywe na kanaka, jewe natanze amafaranga baramfunguye, yagutumye ngo hari abantu yagutumyeho ngo wubahirize icyo bagutegeka. Aho rero iyo utarebye neza ugwa muri wa mutego. Ikigomba kumvikana rero muri ibi ngibi ni iki? Ubutabera ntibugurwa. Rwose ujye umenya ko ari umweso. Umugenzacyaha nuwajya kuri yaba ari igicucu cyo kuvuga ngo ngiye n'umugenzacyaha nyohereza amafaranga uwazi gutyo. Abo ni babantu n'ubundi badafite icyo baramira, kandi babihishe inyuma y'utunimero runaka, avuga ati uwo mbwira ntanzi, jewe ndamuzi, nakoresha ibyangombwa by'ibihimbano. Ibi bikorwa rero nibyo usanga kenshi byanduza izina ry'ubutabera bwo mu Rwanda. Aba biyitirira inzego, aba n'abakomisiyoneri n'abakibona, aba bantu tugomba gufatanya kubarwanya. Nta muntu numwe wari ukwiriye kujya yemera ibi bintu, nta muntu wari ukwiriye kujya wemera aya makuru y'abantu bamuhamagara bakubwira ibintu runaka ngo ndagufunguriza umuntu ngo ibi bintu birakora, nari mfunganywe na kanaka, none ni untumye umvira icyo abantu nagutumyeho bavuze. Ibyo bintu rwose bicika cyane. Mwumva na za ripoti zivuga ko inzego z'ubutabera zirya ruswa, nahangaha bihera. Abakomisiyoneri banduje izina ry'abantu. Ntabwo ndi hano mvuga ngo mu bagenzacyaha cyangwa se mu nzego z'ubutabera ntabakurikiranyweho ibi byaha. Cyo nshaka kuvuga ni uruhare rw'aba bantu bita abakomisiyoneri cyangwa banduza izina. Natwe mu bagenzacyaha iyo hari uwagaragaweho ruswa ntabwo yihanganirwa. Ngira ngo murabizi, ubwo duherutse kuganira cyangwa se muri ya gahunda yo gufungura cya cyumweru cyo kurwanya abakomisiyoneri mu nzego z'ubutabera, ngira ngo bababwiye ko kuva 2018 kugera 2023 hari abagenzacyaha 56 bakurikiranyweho bakekwaho icyaha cya ruswa. Ngira ngo mwumvise no mu minsi yashize, mu minsi yashize hariho abandi bantu bakurikiranyweho ibi byaha, bakekwaho ibi byaha bya ruswa, ari abacamanza, ari abagenzacyaha, ndetse mwumvise ko hari na gitifu wafunganywe n'umugenzacyaha. Ibyo byose impamvu tubabwira nuko iyo ruswa yigaragaye muri izi nzego zacu ntiyihanganirwa. So kesi ya kabiri rero ni amayeri akoreshwa n'agatsiko k'abantu biyitirira imyirondoro y'abantu bakagurisha ubutaka bwabo. N'ubushize ngira ngo ubwo duherukana yari ikesi. Impamvu tuba tubivuga tukanabisubiramo, turagira ngo abantu bagura bumve ko bagomba gushishoza. Icyo ni kimwe. Abagura ubutaka bagomba gushishoza. Kabiri, abanoteri bajya kunotifiye cyangwa bajya gukora za transfer cyangwa ihererekanya ububasha hagati y'uwaguze n'uwagurishije, bagomba kugira amakenga. Gatatu, kwiyame nabo bigize abakomisiyoneri bumve ko inzego z'ubutabera, ubushobozi buhari, ubushake buhari, ubufatanye n'abaturage buhari bwo kurwanya abo bantu bashaka kurya umutungo w'abandi mu buryo bw'uburiganya. Mu mpera z'umwaka ushize hari abo twaberetse bakurikiranyweho ibi byaha n'ubundi byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ariko mu butaka.
mu kugurisha ubutaka bw'abandi. Tariki ya gatatu rero Werurwe uyu mwaka turimo hafashwe abandi bane mwababonye bafashwe bamaze kugurisha ubutaka butari ubwabo bungana na metero kare 18,000 burimo ibibanza bukasemo ibibanza 60 buherereye mu karere ka Bugesera. Bafashwe bamaze kwakira amafaranga angana na miliyoni 141 ndetse n'ibihumbi 42 by'amadolari. Ibyo ni igiciro cy'ubutaka bari bagurishije butari ubwabo. Ni ukuvuga ngo uwaguze yahombye amafaranga yose, yaguze n'abesukuru n'amabandi atanga aya mafaranga. Tekereza kudashishoza ugahita utakaza imari ingana gutya. Aho rero no mvuga nti ducakara ngo tukavuga ati wowe ugura ni wowe nyiruruhari, ni wowe mwenye imari, buriya ni uyifite amafaranga, buriya ni wowe ufite ijambo rya nyuma, nta kigomba kukwirukanza, ugomba kubanza ugashishoza. Ibyo yakubwira ngo imari itagucika ubutaka ntaho bujya. Ufite amafaranga, iyo ufite cash ni wowe. Abo bakekwa rero kugurisha harimo bakekwa kugurisha ubutaka, harimo uwitwa Rubagenga Fred uzwi ku izina rya Rusakara. Azwi ku izina rya Rusakara, ngira ngo nuriya mwabonye wagerageje gucurika umutwe wihisha. Impamvu yo gucurika umutwe nta kindi, abagira ngo yihisha bamubona, kuko uyu Rusakara hanze bamuzi nka businessman, umucuruzi ufite company Express General Services, ari mu bacuze umugambi. Ubwo hanze nuko bamuzi nk'umucuruzi. Muri mwe hari wavuze ngo aramona muzi, ashobora kuba yaramuguriye imodoka. Nizo bacuruza mu mafaranga bakuye muri ibi ngibi, niho hazamo icyaha kiyeza ndone. Mu bugenzacyaha ndetse no mu butabera hariya hanze hari uko bamuzi nk'umucuruzi, ariko mu bugenzacyaha no mu butabera natwe hari uko tumuzi. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize w'ibihumbi 2024 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhamije icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ubu ari mu isubiracyaha. Noneho rero yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 3 bisubitswe mu myaka 2 n'amezi 6. Yongeye gufatwa, icyaha yasubikiwe, imyaka bamuhaye itararangira. Icyaha ni kimwe, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Kayirenga Edward uyu ruhare rwe muri iyi kese, we ni umukomisiyoneri uhuza ugura n'ugurisha, kandi akaba ari we washatse uwitwa Trésor. Turaza kumubabwira nawe. Trésor igira neza, umwana w'imyaka 25 ubafasha ngo muri declaration. Muri iyi kese yemera ko yakiriye miliyoni 23 n'ibihumbi 6 by'amadolari. Rusakara akaba yemera kuba yarakiriye miliyoni 23 n'ibihumbi 7 by'amadolari. Ubwo uko bagenda barutanwa mu kugabana biterwa na role n'uruhari buri mwe wese abafite. Uyu nanone uyu Kayiranga Edward nawe hanze hari uko bamuzi, ariko no mu bugenzacyaha natwe hari uko tumuzi. Tariki ya 15 z'ukwa gatandatu umwaka w'2022 yakurikiranyweho n'ubundi cyaha nk'iki cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Urumva rero abakomisiyoneri bamwe na akenshi uzabasanga bakurikiranwa ibi byaha, kuko nibo ahuza ugura bapanga, baba bazi amakuru y'ubutaka runaka. Ndahiro Ivan Mastermind, uyu niwe kizigenza, niwe wapanze umushinga. Uruhare rwe muri kese nawe nubwo yigira umukomisiyoneri, ariko niwe waruza amakuru ya nyir'ubutaka mwenyewe no gushaka abantu bagura. Uyu Ndahiro Iva niwe washatse umunyamahanga wiyitirira nyir'ubutaka. Ubutaka bwagurishijwe bwari bw'umunyamahanga, hanyuma bashaka undi munyamahanga uza kwiyitirira ubutaka
no gufekinga impapuro bashyiraho ibyangombwa bisa n'amazina y'umunyamahanga kugira ngo bate mu mutego wa muntu ugura agerageje gushaka ngo yagerageje gushaka nawe amakuru abona ari amazina y'umunyamahanga, noneho nabo baza bitiriye wa munyamahanga ariko acikwa no gushaka amafoto. Ikintu cyo guhuza ifoto ya nyiri ubutaka no guhuza ifoto y'ugura ibyo byaramucitse. Aho rero niho rwari ruzingiye. Aho niho tuvuga ngo izina n'isura ugomba kubijyanisha. Haza Igiraneza Trésor, uriya mwana nababwiye imyaka 25. Uyu ni umwana urangije muri IPRS azi IT. Uyu niwe bafashaga mu bintu, akita umu agenti abafasha no kwa nawe bamushatse nk'umwana wizewe uri bucishwa ari ibihumbi miliyoni 141 y'amanyarwanda n'ibihumbi miliyoni 141 niwe yaciye kuri konte ye, nabira mihumbi 42 niwe babihaye. Impamvu buriya ari we nuko ngo ari umwana yizewe, kuko buriya bari abantu nubwo ubona bakorana kuri nta wizera undi, nta wakwemera ko amafaranga aca kuri konte yundi abati yaduheza. Ariko akakana reka bari ko ntikari kandura, karacyanatinya n'uburyo bwo bakayadutwara ntabwo byamworohera, reka bari we twe bamuhuriza nk'umuntu bizeye. Ubwo rero turavuga nk'abana b'abasore batangiye imyaka 25 utangiye muri aya mafuti, muri ibi bintu bya escroquerie, turavuga ati noneho sukuvuga ngo ntiyize, afite ubumenyi bwa IT, yize muri IPRS, none agiye kubukoresha mu manyanga. Niba hari n'undi ubitekereza, RIB turahari kubarwanya, inzego z'umutekano zirahari kubarwanya, ubufatanye n'abaturage barahari kubarwanya. Ntabwo abaturage nabo ntabwo bakemera abantu nk'aba ngaba. Ni n'umwanya mwiza wo kubashimira uruhare bagize kugira ngo abantu bafatwe. Turashima abaturage ko muri no minsi batagisapotinga, batikemera, batakihanganira ibikorwa nk'ibi. Ntaho wajya ngo wihishe. Ubufatanye bwabo turabushima kandi turabasaba kubukomeza. Amafaranga rero yagarujwe bari abantu bamaze gufatwa, hamaze kugaruzwa miliyoni 67 n'ibihumbi 830 by'amanyarwanda. Ayo ni amanyarwanda mbabwiye. Hagarujwe nanone ibihumbi 11,795 y'amadolari. Hafatiriwe ubutaka bufite agaciro 20 bufite agaciro ka miliyoni 23. Ubwo urumva baraguraga bagahita bajya koza ya mafaranga bayashora mu bindi bikorwa. Hafatiriwe nanone Mercedes Benz compressor ifite agaciro ka miliyoni 8. Ubwo muri bariya hari wahise ayigura. Hari na miliyoni 9 nazo zafatiriwe ziri kuri konti. Yose hamwe ugereranyije ni nka miliyoni 107 n'ibihumbi 830 ndetse n'ibihumbi 11,790 by'amadolari. Tugereranyije ayo niyo yagarujwe, kandi amafaranga yo cash nari amadolari yasubijwe nyirayo. Ibi bindi byafatiriwe bigomba kugurishwa, amafaranga azavamo agasubizwa uriya wabeskorotse ariwe twita victim. Ibyaha bakurikiranyweho gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano n'icyaha cyiyeza ndonyi. Ibi byaha babikoze mu bihe bitandukanye, ngira ngo ubwo ni uko bitandukanye urukiko nirwo ruzagena igihano bazabaha bitewe n'ibyaha babashinje. Gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ni icyaha gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Naho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya igihano ni igifungo kuva ku myaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu.
guhimba inyandiko mpimbano, igihano wagikoze ahabwa ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 na nihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu. Yeza ndonke nayo ni igihano cyayo ni igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15, kuko iki nicyo cyaha gifitemo ibihano biremereye, ndetse akiyongeraho nihazabu y'amafaranga yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 y'agaciro k'indonke zikomoka ku cyaha yejejwe. Ukuvuga ngo iyo yeza ndonke na amafaranga yabonetse mu buryo bubi, ashorwa mu buryo mu bikorwa byemewe n'amategeko, ababibona bakagira ngo inkomoko y'amafaranga ni muri icyo bikorwa byemewe yashoye. Hari rero iyi ni kese ya gatatu mwabonyemo wa mugabo munini witwa Bimenyimana Jean Marie. Uyu we afite umwihariko we. Umwihariko we nuko ni kenshi mwumvise abantu bibwa bagiye kubitsa kuri banke cyangwa se bamaze kubikuza bakoresha ijambo ngo yamutuburiye, sibyo? Ngo bantuburiye. Uko bigenda, uyu mu bafashwe Bimenyimana Jean Marie waranemera icyaha, akavuga n'uburyo yabikoze, akavuga n'amafaranga yaramaze gukuramo ni menshi cyane. Uko babigira amayeri bakoresha, bareba umuntu ugiye kubitsa cyangwa se umaze kubikuza, bakora ari team kuri banki. Hari uwigira umusaza, hari ushobora kwigira umugore mwiza w'umusirimu, hari ushobora kwigira umugabo w'umuturage, biterwa nuko bakubonye. Umuntu w'umusaza akaza n'igifurumba n'akabando, abasaza bamwe b'iki gihe bateye ubwoba. Mpise nibuka wa wundi w'ubushize n'ubundi wibaga mu bujura bwa telefone. Uwo musaza rero we aza yigize umusaza, akakubwira ati mwana wamfasha kujya kuvunjisha amadolari, jewe simbimenyereye, hari umwana wanjye wanyohereje amadolari uba mu Buholandi cyangwa igihugu cya Amerika, ati none nabuze uko nyavunjisha. Ubwo kandi rwose umfashije naguha igihembo cy'ibihumbi 500. Urumva nicyo yihutira ku gihembo kugira ngo akwice mu bwonko, amarangamutima yawe ayateze ikibazo. Nawe wakumva iyo nyungu naga service wumva wamuha, ugatwarwa n'iyo nyungu, ukavuga ati reka dusohoke hanze gato. Ubwo bamaze kukureba, ubwo muri ugakeka ko akora rumwe, abari benshi babamenye n'umubare w'amafaranga ushobora kuba wabikuje. Icyo gihe reka tujye hanze tuvugane. Ti rero akagera cyagafungura igifurumba, akakwereka igifurumba, ibipapuro bakase neza baringanije n'amadolari hejuru, bagashyira akadolari k'ijana gashobora kuba ari na fake. Akenshi bari na fake. Yanahindura gutya yashyizemo n'akandi munsi, ukagira ngo bya bintu byose bipanze na amadolari, ngo mu mutwe ukabura pfuye. Ayo madolari hejuru y'inyungu ari buguhe ku gaservice gato ya wenda bari bakohereje kubikuza cyangwa se wari ugiye kubitsa, kavuga ati rero timfasha rwose tujye kuvunjisha, dore igihe simbizi rwose. Yabonye ubyemeye arakubwira ati rero dore ibintu by'i Kigali sinabyizera, ngaho we fata ujye kuyavunjisha, ariko ubu mpaye ayo ngayo mbe nyakubikiye. Aguhaye ibipapuro, wowe umuhaye amafaranga mazima. Twurire moto. Iyo wezise gato, hari undi uhita wenterevena byita kugushyirishamo. Wenterevena tuhite tujya mu mujyi tuvunjisha, urabona yanga idolari agahita gukubira, dushobora no kumuheza. Urumva muri bwa bugizi bwa neza bwa cyangwa bwa nabi bwo gushaka guheza umusaza, kumbe niwe bari guheza. Ubwo ukabufashe bya bifurumba by'ibipapuro, wowe utanze amafaranga cash, mukabamwuriye moto, bagahita bakuyoba. Kirukanka ubwo ngo duhurire mu mujyi hehe ku post, kagenda hariyo ukajya ku post ugashaka umuntu ukabura, ukavuga ati ariko reka ninjire wakwinjira muri forex, bahita bahamagara RIB cyangwa polisi ko ari umuntu uje kuvunjisha ibifobi, uyu mutwe ngo bantuburiye. Ariko aho ngaho iki
nyirabayazana ninde? Nyirabayazana ninde? Ni wowe winjiye muri business zitakureba. Wari ugiye kubikuza cyangwa se ugiye kubitsa, ugiye muri business zo kuvunja gute? Hari abo mvuga bagahita biyumva, abumva ubutumwa. Hariho n'abantu kera nako vubaha ugasanga ngo umubosi wawe yakohe agutumye ngo ujye kubitsa cyangwa kubikuza. Akenshi bikunze kuba ku bantu nk'abo ngabo. Hariho abaza kurega barega ngo umukozi wabo yabibye amafaranga, mu by'ukuri ahubwo batayamwibye nawe bamweskurotse muri ubwo buryo bwo kwinjira muri business itakureba. Ikindi burya uzi ko umuntu aba agutoranyije mu bantu bari muri banki yose hari icyo bayakubonyeho. Kuki rero watoranye? Nuko yabonyeho kuri umuswa. Yes, aba yamaze kukubonaho ubujiji, amaze kugutahuraho ubujiji, kuko bari abantu arareba akavuga ati uriya muntu n'umurezi n'injiji, reka tugire. Nawe rero kihumuye wayi bwo kujya kuvunja, ntuzi naho bavunja, ukinjira muri business zitakureba. Inama hano tujya abantu bagomba kumva, niba ugiye muri banki ugiye kuvunja, ugiye kubitsa cyangwa kubikuza, kora ibikujyanye hanyuma utahe. Kwinjira muri business z'ubugizi bwa neza cyangwa se bwo gushaka kwesukoroka bwo kuvunja, aho ngaho niho baguterera. Hariho abantu nyine babyuka biga ubwo bucakura. Kabiri, gira amakenga, wikwita kuri icyo gihembo cy'umurengera bakubwiye. Icyo gihembo cy'umurengera bakubwiye nicyo abenshi kibatesha umutwe, akumva ko ayo mafaranga ngiye kuvunjisha nkora kadiru boss wanjye n'ubundi nsubire mu kazi kanjye ntibabimenye. Ikindi, tekereza impamvu ari wowe bahisemo mu bantu bose baraho muri banki. Tekereza impamvu ari wowe bahisemo. Ese iyo nyungu bashaka kuguha nindu yanze? Iyo nyungu ingana gutyo kujya kuvunjisha gusa service yo kuvunjisha. Tekereza service bagusaba n'igihembo ushyire ku munzani. Impamvu ari wowe babonye wa mbere nuko bakubonyeho ubujiji. Kandi koko biranarya, kuko ntawe babikorera kenshi ngo ubujiji ufite amafaranga akabaragiye. Ikindi, wagiye muri banki ugiye kubitsa cyangwa kubikuza, reka kwigira bamenya ngo zaho bavunjira. Urumva aho ngaho icyo nicyo nyine kigenda, wabigize bamenya niho hari babita bamenya, nyirandabizi, abayuwayi, ibyo bintu byose. Abakoneseri nguru kandi we nubamazemo nubwo bamazemo imyaka 10, hari bamazemo imyaka 30, kandi babyuka noneho bafite ubwo buri. Ariko none icyo tuvuga, hafashwe uriya bimenya Imana Jean Marie, hari abandi bagishakishwa. Turabizi neza aho mamwicaye ku mabanki, ukuza usa kose wambaye neza, natwe ayo mayeri turayazi. Kuza wigize uko waba usa kose, hari nabo ufata akakubwira ati jye uko nsa ntya urabona nsa nk'umujura. Umujura sate? Abesukuro basaba. Aba bantu mwabonye hano, mwabonye basabate wa mugani wabo ngiyo bambaye neza basokoje. Ubu nuko nyene mubona bamaze iminsi ngahe baraho bagomba kuba bari. Iyo yoze rwose hariho n'abashaka ama bodyguard cyane kugira ngo akwemeze, bodyguard kugira ngo akwemeze bitewe na deal agushakaho. Bakodesha imodoka zihenze, akicara inyuma agashaka umushoferi wambaye gutya, wambaye neza, wavuga ati uyu muntu n'umushoramari koko. Ti n'umushoramari. Ariko ibyo byose ntabwo bigomba gukuraho kugira amakenga. Ofet muri make bakwicisha kwa kundi kugaragaza uko asa, uko kwigaragarije, niko bashaka kumubona. Nawe rero iyo umubonye muri yashusho, hariho nabaza rwose batavuga ikinyarwanda, bafite
uvuga icyongereza yashatse n'umusemuzi ukavuga ati uyu ni umusho. Ayo nama yari yose bakoresha agashaka umusemuzi, ayo yose nama yari tubwira abantu bayakoresha, ariko ntibagomba kugwa muri uwo mutego. Uyu rero icyaha akurikiranyweho, ubwo ndavuga Bimenyimana Jean Marie, ni icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Nawe igihano aramutse bihamijwe n'urukiko ni hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 3, hakongeraho ihazabu y'amafaranga miliyoni 3 kugera kuri 5. Uyu rero Bimenyimana we rwose aremera icyaha, agasaba imbabazi, akavuga ko bagiye batwara amafaranga menshi y'abantu. Uyu nguyu akaba yarafashwe amaze gutwara nawe amafaranga atari makeya. Ayo yose rero ni amafaranga mu by'ukuri abatagomba kuvuga ngo agendeye ubusa, nubwo yaba ari 100,000, nubwo yaba ari 1,000, ntabwo umuntu aba agomba kugutwarira amafaranga gutyo gusa. Amafaranga yawe uba ugomba kuyashora mu bintu bizima, kuko abantu barayavunikira. Uba ugomba kuyashora mu bintu bikungukira, ntabwo aba agomba kugenda gutyo. Bariya navuze Beatrice Mukahabimana na Niyigena Claudine bafashwe bari bamaze iperereza ry'ibanze ryahise rigaragaza ko bari bamaze gutwara abantu 1,700,000 beskurutsa abantu biyitirira inzego z'ubutabera ndetse n'ubugenzacyaha. Ayo yose ni amafaranga mu by'ukuri abantu baba batagomba gutanga. Ni bya bindi bavuga ngo harya ngo ni amafaranga y'amaherere. Abantu dusaba ko bagomba kugira amakenga. Ikindi, uriya mugabo Bimenyimana Jean Marie we yafashwe amaze gutwara abantu amafaranga, uriya wo kuri banke niwe mvuga, miliyoni 12. Miliyoni 12 niyo yaramaze gutwara abantu abashutse aho ngaho kuri banke. Ubwo hari uwo yatwaye amafaranga y'umuntu agiye kubitsa, hari nayo yatwaye agiye kubikuza, bose akoresha ya mayeri yo kuvunjisha. Ubutumwa dutanga, abantu bagira amakenga bave muri ibi byaha. Hari rimwe na rimwe umuntu bamutwara amafaranga ukibaza, ubu ni ubutesi, ni ubudabagizi, ni ubushishozi buke, ni amakenga make, ni ubuturage, ni ubujiji, ukibaza ni iki muri byo. Icyaba ari cyo cyose, icyo tuvuga hano ni ukugira amakenga. Shora amafaranga yawe mu bintu uzi neza. Jya kugura ubutaka, ubanze gukora isesengura ry'uwo mugiye kugura, ubanze urebe undi waguze urana batari. Cya kabiri, niba ugiye kuri banki, kuri cyakujyanye, reka kujya mu zindi business. Muri make byose ikita rusange abantu bagomba guhuriraho no kugira amakenga. Ikita rusange nabo bano bantu bafashwe ni kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje bita escroquerie. Murakoze. Ubwo niba hari ibindi bibazo mwabaza hanyuma tugasubika. Gasaro TV.